basi nuko dutangiye episode ya mbere no magambo menshi dutangiye California mu mujyi bita Los Angeles. Hey, filime witonze. Hey, jambo kurindi sibyo nuko dutangiye filime hari izazaga n'imodoka ubona ko ari za gisirikare. Abana bunda barakwikira babyita kuzikwikira nk'uko umuhinza kwikira isuka. Bunda bari gushyiramo za magazini. Hano umusirikare ufite agafoto kari ubona kari famiye umugore n'abana ni mukaragi hano. Hey, ni DJ Felix. Filime uwo mwana ngana ate? Turns 3 tomorrow. Ejo suzuza imyaka 3. Birthday cake on me. Ewana, keke ya anniversaire ni ngewe iriho nzayishyura. Remember the way I felt on my first strike. Tibuka uko natekerezaga bwa mbere nanjye natakanja kuri misiyo ya mbere. Buri musirikare agira misiyo ya mbere abafite mu bwoba. Don't worry, man. Ntugire ikibazo mwana. Used to it. Uzabimenyera. Bigaragara ko uyu mwirabura ari ubwa mbere agiye kuri misiyo. Atuzabimenyera natwe ama misiyo twagiye tujyaho ntabwo byabaga byoroshye. Bisa nkaho baga by'igitera ahantu runaka. Bimeze bite? Uko tugatangiye. Ni kuri BTN TV ya televiziyo imwe icyayi itunganye. Uzajya muzisanga. Meze bite? Kubera saa 9 kwi. Going in. Twinjiyemo indani. HQ going in. Ubwo ni kuri ediko tababwiye kwituma natwe twinjiyemo indani. Tugana ku biro bya FBI aho bikorera. Baba bari kubyumva abana niba bagiye kuri misiyo bano babakurikiranye kwituma naho. Bana binjiramo indani. Baba bambaye n'udukurura amashusho. Rebe filime. Za filime zisobanuranywe. Discipline ubwenge n'akantu ka kinene ko nikabura. Rebe. Remember, no body bags. Mwibuke nta mirambo dukeneye. Nta mirambo dushaka. Bisa nkaho bano basirikare bagiye kuri misiyo abo batumye babasabye kubazana ari bazima ntabwo bashaka babica. Nta mirambo bakeneye. Bano barareba. Steve, what's happening? We're losing feed. Tutangiye kubura amashusho. Bano bambaye kamera bano basirikare bagenda bambaye na kamera ku buryo bafande basigaye muri office bari ibintu byose biri kuba. So we're going in blind. Bisa nkaho nta sinyari. We still have audio. Okay, turasigarana amashwi gusa. Babuze amashusho ariko barasigara bakominikana ku itumanaho ry'amashwi. Mukomeze mukende. Komeza imbere. Stay on team lead. Mukomereze aho twabwiye guca. Na ba FBI. Some chatter. Komeza imbere. Baby. Accelerate pace. Hey, bana barabanza bigabanyamo. Mukati buryo bano bari kubayoborera kuri blueprint cyangwa se ku gishushanyo mbonera. Babayobora. Mukati buryo mukire gutya. Mukomeze muri corridor. Stop at staircase. No, muhagarare kuri escalier. See the staircase. Escalier turi kubona. Staircase shows on the blueprint. Are you? Hano kuri blueprint dufite se ko escalier turi kuzibona. On the staircase. Hano na escalier turi kubona kuri teri. Bisobanuye iki? Things are getting closer. Bisobanuye ko turi gusatira. Menya kubo. We should abort. Iyi misiyo reka tuyihagarike. Sense. Byo nubukora iki? Sir. Ku gishushanyo mbonera bari kubona ko abasirikare bari ari escalier, mu gihe abasirikare bari kuri field cyangwa bari kuri teri na escalier bari kubona. Hey. I repeat, may I have your authorization to proceed, sir? Ndasubira mu ese mwanyemera gukomeza arasaba authorization proceed. Uruhushya rwo gukomeza. Proceed. Proceed mukomeze. Bimeze bite? Authorization to proceed. Uruhushya rwo gukomeza muraruhawe over. Mukomeze imbere. Katururi. Kumba aho bari akagabo kabumvisha. Aho bari akagabo kababonye kuri radar zako. Karababona muri ya nyubako barimo. Kahita kuri telefone. Dore akagabo kariyo. Kuri telefone. Telefone. Kagabo kishushanyije ku mubiri gafite amatatuwaje nka ya Papi Valence. Papi Valence baragira amatatuwaje menshi. Uko mutamuzi. No, how they found me. Sinzi uburyo bangezeho. You said I'd be safe here. Kandi mwambwiye ko hano hantu nzaba ntekanye. No time for that. Nta gihe cy'ibyo mfite. Muri kuri telefone. Well, then what I have. Ngiye gukora icyo mfite gukora. Umugabo. My wife and son. Make sure we get my pay. Gusa umugore wanjye n'umwana muzamenye ko amafaranga yanjye muzayabaha. Ni umugabo bana bashinzwe umutekano. Muzanababwire ko nabakundaga. That no work was for them. Ndetse kakazi kose nakoze ari bonakoreraga. Umugabo uri hano basirikare bagiye kugera ba FBI cyangwa abashinzwe umutekano. Aravuze ati njyewe amafaranga yanjye muzaye famille yanjye. We need him alive no matter what. Uwo mugabo tumukeneye ari muzima uko byamera kose. Turakumva. Uwo mugabo FBI mukeneye ari muzima. Muri inzego zishinzwe umutekano yo hemukiye igihugu abagukeneye uri muzima kurusha uri umurambo. Kugira ngo bagukuremo n'amakuru nyine y'abandi mwafatanije muhemukira igihugu cyamuhungabanya umutekano. Kurusha uko wapfa bagenzi bagasigara bitegembya tutabazi naho baherere. Umugabo afata telefone ye ayishyira muri micro onde kugira ngo telefone ayice n'amakuru ayirimo bayabure ayishyira muri micro onde.
bababwire binjire. Blow the door. Blow the door cyangwa muturitse reba filime abana bakora ibisasu, bano bashinzwe umutekano bakuru babicaye muri ofisi ariko bari gutanga oda bakurikirana urugamba ukuntu uri kugenda. Urugamba reka ntabwo rurwanwa n'imbunda gusa, abakenewemo n'ibitekerezo. Umugabo arabanza asoma kuri duniya yote icyakiyebe bagiye kugeraho kingwa kuri duniya yote, basi nimba ari n'igifatwa bagifata icyanyweye duniya yote. Bibaze gufatwa utananyweye duniya yote bakagufata n'inyota. Puritano nshinzwe umutekano abana babariji kirimo hasi. Umugabo telefone yari kuyiteka muri mikoroonde ari kuyishyushya kugira ngo ishwanyagurike. Urebe filime kagabo kari hano karirasa aho kugira ngo kamena amabanga karirasa. Reka bagufasha amakuru wayatanga bagira ahantu bita muri ndabyemeye. Umugabo yarirashe kugira ngo batamujyana muri ndabyemeye, amakuru yose akayatanga. Steve ubuse naba nagufashe ntumpa amakuru nagufu. Steve umugabo bashakaga ari muzima rirashe. Bimeze bite uwo bashakaga ari muzima rirashe? Iyi ni episode ya mbere bakise Cypher. Izi ni za filime z'ubwenge narababwiye ngo byahishwe injiji bigayishurirwa abanyabwenge. Dore ni izi filime rero z'ubwenge rukimbazanira. Bimeze bite? Izi filime usanga ku gasobanuyefilms.com. Iyo ni website ujye ukishyura amafaranga yawe make kuva kuri Netflix. Bira bintu se nabayireba muyireba, ariko made in Rwanda bari ibintu by'ubwenge ni nka kuri iranayirenze. Cyasa amadolari 20 ukarebera muri VIP, cyasa 20 by'amanyarwanda n'amafaranga make. Izi filime zose niho zisohokera. Ahandi hantu ni kuri BTN buri munsi saa 9 kugeza saa 10. Nuko dutangiye filime yacu. Bakise ngo iki? Bose nabamenyemo amafaranga bagizemo uruhare kugira ngo iyi filime tugereho. Cyumwereko bamaze kuyikora bahita bamamagara kuri ya nimero yanjye ati roki kimomo ne musobanuzi tuzi ucye utunganya ukomoka ku ntumwa aka filime kadushyirire mu Kinyarwanda banza no kwanga baringinga nyuma mza kubyemera. Ariyo mpamvu muri kukabona hano hanze kuri BTN TV no ku gasobanuyefilms.com. Bakise ngo iki? Cypher. Rebe filime. Question number 5. Ikibazo cya gatanu. Where was Shawn Mendes born? Shawn Mendes yafukiye undi mugabo atuzanye yafukiye muri Toronto. 5 for 5. 5 kuri 5 mwana wanjye. She knows everything there is to know about this kid. Mwana wanjye uzi ubwenge bwinshi cyane pe. Ni umugabo ari kumwe n'umwana we n'undi mugabo batugaruye tuvuye kuri bari abashinzwe umutekano. Mwana ari kuryamo. My friend Jessie and I think she probably smells like woods and Jye n'inshuti yanjye Jesse dukeka ko uwo mugabo yanukaga. I like that. Ntago ariko yanukaga. On the pop quiz? No, so it begins with you. I wish it was the whole week. Mba numva twamara ari cyumweru kurusha uko twamara na weekend papa. I miss you telling me funny stories before I sleep. Mba nkumbuye kunganiriza inkuru zisekeje mbere ko nsinzira. Ndetse ukankora no twa mu gitondo. But I want to live with you. Nubwo nkunda mama wanjye ariko mba numva nabana nawe. Ni kumwe nyine mama aba yaratandukanye na papa, mama ari urera umwana. Told you like a grown up for a second. Kana wanjye ntabwo nizi ko wakuze bigeza. 8 years old. Mfite imyaka 8 papa. A half. 8 minus a half. Papa mfite imyaka I have a 8. boyfriend. None mfite na sheri kugira ngo umenye ko nakuze nyagasani. Ufite sheri? Who? Sheri wawe ninde? None of your business. Ntabwo bikureba papa, ubwana bwari kuje. Ibaze rukindinze ngana gutya nta sheri ngira, akana k'imyaka 8 ngo gafite sheri we. None kakahita kanabwira papa ngo kandi papa uwo sheri wanjye ntaga kureba ntago umushinzwe umushingukeho. Abana Choice that you went to live with your mother and her fault either. It's kuba waragiye kubana na mama wawe made. ni umwanzuro wafashwe n'umucamanza ntago ari njye. In my opinion. Kuki umucamanza yafashe umwanzuro atambajije? Considering the circumstances, Urebye it ikibazo ukuntu cyari kimeze. was my job. It was an understandable choice. Kuba narabuze akazi nta kazi nari mfite urumva nago. Why? Kubera iki nyine batakumaye ngo abari wondera. Make sure I have a job. You know, like Umucamanza ntabwo ari kumwe umwana ngo abari njumurira kandi nta kazi mfite. Ngomba kuba mfite akazi kuri mucamanza. Iyo papa na mama bashwanye bareba akenshi rimwe na rimwe umuntu waha umwana uburere cyangwa se umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yagaburira umwana akamwitaho. get a job, I will be going for full custody. Nindamuka nongeye kubona akazi Promise? nzongera nsabe tubane. Nzasaba full custody. Mom for me? Sekera rero.
nta kazi afite urumva ntabwo yaza kubana n'umwana kandi akennye. Okay, we're really good at killing time. When does the movie start? Filime iratangira ryari rero tugiye kureba ya Rocky? This, you'll eat popcorn. Uraza kuba uri kurya injugu tureba filime ya Rocky. Ababyeyi bakunda kwereka abana filime za Rocky ngo ziba zirimo inyigisho, zirimo ubwenge. Kumbe turi hamwe, wa mugabo yirasiye. Aba forensic bamaze kuhagera. Rwanda Forensic Laboratory, iyo laboratoire turayifite y'ubwenge habereye ibyaha, baraza bagapima bakamenya byakozwe gute, bagakusanya ibimenyetso. Kuri uyu mugabo hano barebye muri safe ye babona hari igipapuro cyari kirimo. Kurikirana witunze hagira kano. Aren't you watch to happen for suicide? Twumvishe kandi tubona ibyabaye imbere ko umugabo yahura. But it doesn't get any easier. Ntabwo yabyoroshye. Umugabo bari baje gufata yiyahuye. Hey, Steve, check this. Steve Reban. Basa kwandika. Tells me it's not a printer test there. Hari urupapuro babonye ariko rwanditse mu bintu bidasobanutse. Where did all the easy cases go? Ibirego byoroshye ntabwo bikibaho. You think it is? Urakeka ibi ni ibiki n'urwandiko babonye? No idea. It's strange. Biratangaje. Nabo kuri office barumva. It's got Chinese, Urupapuro Latin, wagira ngo ni igishinwa ni ikilatini, numbers. imibare, Circles, inziga, prefix, hieroglyphe random shapes, and random. ndetse n'ibintu bidasobanutse bizengurutse. Iyo ni code. I can send an email of it to you. Reka mboherereze email. Let's not risk a security breach. Oya kugira hatagira n'umuntu uduhakinga bikangiza umutekano, ibyo bintu mwibitwohereza. The ability to Interrogate our suspect. Uwo twakekaga ntabwo twabasha kumufata. safe. I'll send a forensic team down. Ngiye kohereza ikipe ya forensic zipima ibyo bintu bipakire bari ibizana aho kugira ngo mubyohereze kuri email. Email buriya ntiwamenya ibyazo. Sir, we don't have anyone in-house capable of deciphering something like that. Muri kano kanya nta muntu dufite wakora wabasha kuba yakuraho code. Someone. Hari umuntu nzi ubona biriya bye bifite ukuntu byandikiraga amakode. I served as a military cryptanalyst a while. Hari cryptanalyst twakoranye Say, ndetse muri minsi yavuye no mu kazi yakoreraga NSA. family, best cryptanalyst I know. Niwe cryptanalyst wa mbere nzi wigeze ubaho. Ba bantu nyine babona nka kuyibye byandikiye mu makode mu bintu bidasobanutse by'urujijo. We akaba yazi izo code akaba yazivumbura akamenya bashakaga kuvuga iki. Full report on him on my desk. Muhamagare nonaha. Eyes on that document. Iyo dokima mu masaha biraza kuba yifite. Hari uwo bavuze ngo ubwenge cyane mu bintu byerekeranye n'amakode kuko mwahisha ibintu mukabyandika amakode kose. Uwo mugabo ibintu byerekeranye n'amakode arabizi. Ku buryo ngo nibyo bintu yakoraga cyane yabaye umusirikare. Barakwereka hano hari umugabo waje kureba filime n'umwana we. Baje kugura amatike tugiye kureba filime yitwa Saifa. Saifa bari ibintu bimeze nk'amakode. Deciphering ni ugukuramo izo code. Kurt, Cut. what's with the new number? Nimero yawe yabaye iki? Ni umugabo uri hano. I'll be pretty easy to remember. Hey, what's happening? Cyagenze biteze. Hari uwamuhamagaye. Kind of in the middle of something. Hari ibyo nari ndimo. Gonna mean we wait till tomorrow? Ntabwo wategereza ejo se. Umugabo hari umugabo uhamagawe hano. Yari ari kumwe n'umwana we kurikira filime. I understand. Ndabyumva. Okay, I'll get back to you. Just give me a couple minutes. Okay, mu minota nk'ibiri nze mpite nguhamagara. Uyu mugabo arahamagawe. Uyu mugabo ni muntu ki? Hey! Ari kumwe n'umwana bari baje kureba filime yasobanuwe na Rocky. Ababyeyi urabaza ukuntu icyo kintu bakitaho. It's okay, Dad. Bimeze sa papa. Cye nungire ikibazo. So sorry. Babarira mwana wanjye. There's good news. Ariko hari amakuru meza. It's Nyine could lead to a full-time job. This thing. bino bintu bishobora gutuma mbona akazi gahoraho. I'd love that. Kandi umucamanza mbonye akazi yazakuma nkakorera. That may not lead to a full-time. Nyine nakaraka bagiye kuma ariko gashobora gutuma bituma bampa n'akazi gahoraho. Yeah. Sibyo? So we can see the movie tomorrow. Rero filime twari tuje kureba reka tuzayirebesha. What's going on? Ariko ejo urabizi nziga. What are you studying tomorrow? Ejo uziga iki? Imibare. Well, missing 2 hours of school is not going to keep Uzasiba amasaha abiri ishuri tujye kwirebera filime. getting mathematician. Imibare urabizi ndayizi. That's still no problem. Nzayigusobanurira nyuma. Ejo uzasiba ishuri tujye kwirebera filime. Umve papa. So what are we going to tell the school Ku if ishuri rero turababeshya iki? you have a court appointment? Babwire ko mu rukiko baduhaye randevu tujyeyo. Ubeshye ku ishuri umva papa ariko. I'm studying at school. Umva papa ukuntu ari kubeshya umwana. Ngeje umwana azasiba ishuri. Abesha abarimu ubundi bajye kwirebera filime ya Rocky. Ababyeyi rero namwe. Will Scott's file, sir. Ibi ni amadosiye avuga kuri Will Scott. We contacted him. He's currently. Bamaze kumuhamagara ari mu nzira ajyayo. Wa mugabo bari bakeneye gusa ubwenge mu byerekeranye no kuba kode. Kumbe ni wa mugabo uri kumwe n'umwana we. Batangiye kumwigaho n'abashinzwe umutekano. Yitwa Will Scott. Will. Dore umugabo nguyu. Ibyo bagiye gufata basanze bifite inyandiko zanditswe mu buryo bw'ibanga. Will Scott. Banyita Victor nitwa Will Scott. Okay. Twari tugutegereje.
bari bategereje umunyabwenge kureba ahantu aje abashinzwe umutekano bapanuye. Character combinations I've never seen before. Bino bintu n'ubwa mbere mbibonye pe. How many hours is it gonna set? Biragutwara amasaha ye kugira ngo bisobanukirwe. I'm afraid this is not a 1 or 2 hour Iyi ntabwo ari operasiyo yatwara isaha. days. Biratwara iminsi. Take this back with me to analyze it further. Birabanza Not proper protocol. But I can check. Hold on. uretse mbanze mbaze boss yaravuze ngo nabitahana mu rugo nkajya kurara mbyigaho baramubuza ati uretse tubanze tubaze kuri office. Waravuga ati nabitahana bino bintu nkagenda nkabifumbura nkamenya ibyebe. Aya makode byandika gasobanuye iki? Byandikira acunga abantu ari ibyo barimo arabacunga bose bashinzwe umutekano uyu mugabo arangije kuri telefone ye. Aya madosiye nibanga cyane bari baza no kuyohereza kuri email arayafotora arayabika. Ni igipapuro cyanditse mu makode umugabo turingara gifotora akabibika. Ibintu bitemewe. Sir, you're on speakerphone. Uri kuri speaker loudspeaker. This is Robert Martin Scott uravuga na Robert Martin. jumping on board in such short notice. Urakoze kubisobanura tukigwamagara. The NSA, I've reviewed your file and based on your Nirengagije cyatumye akurukana muri NSA. are the right man for the job. And Nabonye rero mugabo kwireka no kazi. so it's a pleasure to have you on our team. Ndetse n'ibyishimo ko tugufite mu ikipe. this document is extremely sensitive and I cannot allow it Iyo document ufite mu ntoki ntabwo igomba gusohoka muri iyi nyubako. swept the entire premise. Paka forensic bamaze kureba iyo nyubako yose ko nta kindi kintu kirimo. Ntabwo iyo dosiye twayigwa ngo yitahane. Bamaze kuyifotora muri telefone ye. Start tomorrow morning. Ejo mu gitondo uzatangira akazi. Ibyo bipapuro uzabisanga ku kazi n'ibindi byose ukeneye. Basore. Code, whatever. It's code. It's extremely important. Ni ingenzi cyane. Objectives. 1, keep it in our hands. Icyo gipapuro kiguma mu maboko yacu. Give this man whatever he needs to crack this case. Ndetse uyu mugabo mu icyo akeneye cyose kugira ngo asobanukirwe ibyerekeranye n'iyo code. Oversee the transfer documents of the library. Reka ngende ncunge kari amadosiye bayazana. Just keep an eye on this crypto analyst. Oya ahubwo ukomeze ucunge crypto analyst wawe. Uriya musore nyine bahaye akazi ugiye kuba yaza akareba ibyo bipapuro birimo code bisobanuye iki. Ibipapuro barabimwambuye byohereza kuri FBI ejo mu gitondo azajye mu kazi. Gusa umugabo yabifotoye. Yagiye abireba muri telefone ye. Ibi bintu ntabwo byari byemewe aba yari amabanga basanganye ibyihebe leta itarasobanukirwa n'ibiki umugabo arayatahanye. Ibintu atari yemerewe abashinzwe umutekano baracyari guswipinga ahabereye icyaha. Sasa uyu mugabo ari hano ni wa mwirabura twabonye afite umwana ejo uzagira isabukuru ari hano kugira gutyo yumva icyombo cye kiri gusakuza. Icyombo kiri gusakuza komeza kwegereza hano bamenye inyubako basanzemo iki cyemenya iki cyebe kidasanzwe cyangwa se amakuru bari guhiga. Yumva mu nyubako mu gikuta hari biri kushwikira byangiza frequency y'icyombo. Byangiza frequency y'icyombo. Everything okay? I need to have Nama yeneye inyundo. something inside the walls. Bisa nkaho hari ikintu kiri muri ibi bikuta. Zana inyundo sha. Bano basirikare barazitwaza afata inyundo. Urebe ni mu gikuta mindani. Kubisama baraturitse bose cyewe agikubita muri cya gikuta. Aho byaye papuro byari biri ibintu byose haraturitse. Nyagasani n'abashinzwe umutekano. Gusa uyu mugabo bamutweretse ngo ni umuhanga. Bamwita Will Scott. Ni yari muri douche ubona afite ibintu ari kwandika by'imibare ni umunyabwenge avuga atari kuziriya code zabiriya byihebe akanda kana kari ukagira ngo ari mu ndege zisobanuye iki. Hey, sweetheart. Bite sweetheart. Hari turika ryabaye kuri televiziyo. Tomorrow, no longer really a secret. Byabanga ryanjye nawe ejo twari kuzajyana kureba filime. I can get this message for you. Bibaye ngombwa ko message nyuza kuri mama wawe. Listen, I'm gonna have to cancel. Ibyo kureba filime ejo turabihinduye kuko ejo bambwiye ko aribwo azatangira akazi. Things got a little crazy. Ibintu hano byabaye ibintu by'ubusazi. But we'll reschedule. Tugiye guhindura gahunda yo kujya kureba filime ya Rocky. Really sorry. Kandi umbabarire mwana wanjye. You. Ndagukunda. I'll talk to you soon. Tuzavugana vuba. Sibyo message yoherereje mama w'umwana kuko umwana nta telefone agira. Mama w'umwana ari hano yakiriye ubutumwa. Bakise Saifa. Kando hano Nodi. Hey, sweetheart. Bite sweetheart ni papa. With some federal secrets. Ibyerekeranye na ryabanga ryanjye nawe ejo umwana agomba gusiba ishuri bakajya kureba filime. Umwana wanjye mama itajugunya telefone. Ni kumwe ababyeyi baba barashwanye. We yarinde mama. Ni umuntu wari wibeshye nimero umva kubeshya. Kwa kundi ababyeyi baba barashwanye buri umwe akajyangisha undi umwana. Mama we ni indaya. Yahura na so ni indaya. In East Los Angeles. Burasirazuba bwa Los Angeles. The FBI were on the premises as well as what caused the FBI yari yatatse haturitse. interest of privacy for the investigation. Bisa nk'ari
iperereza ryari rikiri ibanga cyane Identities of the deceased are not being released. ndetse imiryango yapfiriyemo y'abashinzwe umutekano w'ibintu ntiratangazwa. Aba agent umunani ba FBI baturitse. Nyagasani uyararebye niwe wenyine wafotoye cya gipapuro umuntu cya gipapuro cyahiriyemo hamwe yasize afotoye igipapuro. Aba agent bari bakirinze bose bahiye baturikiyemo, wenyine niwe wabashije kugisigara nahise giprintinga muri iryo joro ntiyaryamye amenye ubundi zikode za biriya byihebe bitumye abashinzwe umutekano baturika bose. Zisobanuye iki? Igipapuro kiraraho amenye byifashe bite. Ajya kuri za kode atangira gukora atangira kuzikuramo nyine agenda asobanukirwa ni ibiki. Hari abantu bandikira mu makode ku buryo utamenye ni ibiki bavuga. Buriya n'abantu baziranye cyane hari ukuntu baganira ati bwombo shaka Kadafi we ngo Kadafi akamenya n'ibiki bijya mbere we na Savimbi na Jamari bwombo baba bazi ibyo ari byo. Ibyo niyo makode rero iyo bwira ari ibyo biri gukoresha ayo makode akire kavuga ati izo bwombo zisobanuye iki zabo bahungu. Ayo makode amaze gukora hari izina yakuye muri cyitwa ngo Jimmy Gordon n'imibare yindiri inyuma muri ya makode yakuyemo izina ryitwa ngo Jimmy Gordon. The ATF report just came back. They found embedded explosives hidden in the building. Raporo iravuga ko babashinzwe umutekano bacu basanze hari ibisasu byari biteze mu gikuta imbere. Every inch. Kandi hose bari bahasatse. They loaded a false room C4 and detonated remotely. Hari igisasu cyari giteze mu gikuta muri cya cyumba tutabonaga hano kuri map cyase kuri blueprint. Here, they know. Mbabarira ibyo bintu bire bitandukanye map na blueprint. This knew this day was coming. Bisa nk'ibibye byari bizi ko uyu munsi uzagera. Long time ago. Byari byarateguye icyo gisasu na mbere. Bizi ko tuzaza. Hano ruri kuri chat. Important order. Andre ibyo bintu urimo birihutirwa koko ni ingenzi. Text from Rao. Rao aranyandikiye. He and Agent Carter just arrived at Steve Vilker's house. When Agent Carter bagiye kubwira umuryango wa Steve ko umugabo wabo yapfuye ni wa mwirabura. 8 families to answer to. Bisango ni imiryango 8 isigaye yo kujya kubwira. Blame yourself. Abashinzwe umutekano 8 ba FBI bapfuye kujya kubwira famiye z'abati bene wanyu rero bapfuye biba bigoye. We have to blame ourselves. Aya makosa na yacu reka tubyishyireho. Abashinzwe umutekano. You know why? Uzi impamvu? Because there is no one else to blame right now. Muri kano kanya nawundi twashyira iki cyaha cyabaye. Responsible for this. Paka tumaze gufata abaginga batumye bagenzi bacu bapfa. Right here in this room. Hano muri iki cyumba ibintu byose bariho bihagararira. It's on us. Amakosa ari kuri twe kuba tutarafata ubagizi ba nabi. Gasani bene wabo bapfuye bakoranaga. Now where are we at with this suicide victim? Uyu mugabo wiyahuye rero tubanze tumenye ibyo. Nta bimuranga. DNA samples. Bari gupima DNA sample woherejeho forensic hano mu Rwanda bikigo bita Rwanda Forensic Laboratory gikora ibyo bintu gipima kikamenya uwo muntu wapfuye yarinde yishwe n'iki bagapima DNA bakamenya suwe mufitanye amasano n'uyu muntu. Identity is the only piece of this puzzle we have left. Katururi bakorera Kacyiru bwarakeye uyu mugabo ariko muri bya bipapuro ya makode ya bya byihebe abashinzwe umutekano wa FBI irizibira ikira gipapuro nta n'iyigifite kuko cyahiriye muri yanzu yabonye izina ryitwa ngo Jimmy Gordon isura yiriho akomeza gukurakinga zino kode agenda reba n'iki n'umutari cyane ni umuhanga buri muntu abafite ikintu ashoboye. Gonna be late for work. Uraza gukererwa ndakererwa ku kazi mwana wanjye banguka. Ni mama ni umugore wa Willy Scott. It's not like I'm old enough to spend 2 hours putting makeup on yet. Akana kari hano. Mama azi gukora amagomba kwitera makeup wana. Right, smart now. Akana ufite umuntu ufite ubwenge gafite utugambo kavuga ukumva. Akana gafite imyaka 8. Scott called my desk. Willy Scott yamamagaye. Call him back. Sounded urgent. Numvaga byihutirwa ngo muhamagare. Willy Scott bari bagiye kumuha akazi hano aze nyine abafashe kumenya ibikira gipapuro gisobanuye iki. None icyo gipapuro cyahiriye mu nzu. Ariko ni wenyine ugisigaranye uko yari yagifotoye. Gusa yagifotoye bitemewe. Yamagaye hano. Uyu niwe wari umurangiye akazi avuga ati hari umuntu nzu urenze. Umve. You okay? Meze neza. I'm fine. Meze neza. Saw the explosion on the... Nabonye ryaturika ryabaye ku makuru. I'm sorry about your men. Wihangane ku byabaye ku basore bawe. Crazy. N'ubusazi mwana. Listen, you know, an hour earlier I would have been there. Do you know who's behind? Iyo nanjye matinda gato nari guhiramo. No, yeah, we're still working on it. Ikirego turacyagikoraho. That document went up with everything else in the warehouse. Cya gipapuro cyari kiriho kode z'ibyihebe cyahiriyemo bivuze ngo ntabwo tukigukeneye mu kazi ngo uzudufashe kumbe igipapuro yagifoto yagitwaye.
I need to ask you a favor. hari faveri nshaka kugusaba. Well, now is not the time. Ntabwo ari cyo gihe cyo kunsaba faveri. Don't take much time and it's really important. Ntabwo biri butware igihe kinini mfasha. Okay, shoot. Sawa, uyu nawe yahoze akorera I leta. don't have access to the system anymore. Urabizi ntabwo ngifite ukuntu nagera kuri system ya leta. Gordon. Ndagira ngo ndebere izina ry'umuntu bita Jimmy Gordon. Corporate. Nawe se n'umufatanyacyaha. Uramushakira iki? Can't really tell you anymore. Ntabwo nakubwira icyo mushakira. Would you please run the name for me? Iryo zina rishyire muri system yanyu nka leta umenyere Jimmy Gordon akora iki. Amazina yacu baba yafite. I'll run it through someone else. Nimba utabinkorera ndareba undi ubinkorera. Stop. Rekera hariko. You know, let me see what I can dig up. Okay, reka ndebe n'iki namenye kuri iryo zina. Okay, Jimmy Yitwa Jim Gordon. Jimmy nyine Gordon. Gordon araryandika. Uyu yabifumbuye bikuye kuri cya gipapuro ariko n'ubu narabwira FPA ko cya gipapuro yari yagifotoye. Cyangwa se ko yatangiye no kuba yakwinjira muri zira kode z'ibyibi ntabwo arabibabwira. Ari kubikora ku giti cye. Urebe filime. Bano uyaza kumurebera iryo zina bita Jimmy Gordon ni muntu ki? Akana kagiyeho barebera filime gategereza papa karamubura. Mama yabyumvishe yanga kubikabwira. Kwa konda ababyeyi nyine mushwana mugashaka kwangisha umwana buri umwe uruhande rwe. Ibyo ntabwo ari byiza, imico mibi. Umugabo mu nzu urabona ko ari imicupa rya duniya yote. Duniya yote ifite mutombora. Gura icupa rya duniya yote. Barimo na tombora. Ko sirimwe afite menshi. Ujye ureba mu mufuniko mbere ko ujugunya umufuniko ushobora gutsindira televiziyo, amagara, amatelefoni, ibiki byose. Mwana hano yafashe amatike yo kureba filime arayaca papa yambeshe ngo turareba filime za Rocky. Umwana wawe kumubeshya filime ya Rocky mubyeyi ujye ubyitondera bishobora gutuma umwana kuzinukwa. Hey, what'd you find? Mwabonye iki? Your man, Jimmy Gordon, was a respected banker. Yari umuntu ukora muri banki bubaha. 50 years old. Yari umuzungu. From Arizona. Cajun. Clean with no criminal records. Born nta cyaha afite. And dead 2 months ago from cardiac arrest. Yapfuye amezi abiri ashize yishwe n'umutima. That says here a heart attack took him out. Baravuga ko ari umutima wamwishe. Do you have an exact date? Wambwira amatariki neza yapfiriye Jimmy Gordon. August 16th. Kwa munani tariki 16 2020. Neza neza. Wambwira umugabo wari we. Yakoraga muri banki. Wiri. Izina rya mbere yabonye muri ya kode ya bya byihebe. Izina rya mbere yabonye muri yitwa Jimmy Gordon amatariki igihe yafukiye. Yari yabonye izina ariko hari imibare yanditse imbere. Umugabo yapfuye muri August kwa munani. Tariki 16 2020. Arabanza ashyiramo akadomo hano. Kwa munani tariki 16. Inyuguti ya Z iri hano isobanuye iki 2020. Jimmy Gordon ni muntu ki? Kuki izina rye ryari riri muri kode y'ibyihebe? Hashize amezi abiri apfuye. Uyu mugabo atangiye kugenda yinjira muri kode z'ibyihebe. Izi ni za filime z'ubwenge zisaba tuze hano dutwike turya isi. How you feeling? Numva umeze ute? Like everyone else? N'abandi bose. Bababaye n'aba FBI. Sir, who was your source for the warehouse tip? Ese ni ndagwaye amakuru hari ahantu twasanze kiriya cyihebe. You know I can't share that, Kurt. Ntabwo nakubwira wampaye amakuru. I have to protect my source. Bagomba kurinda source yanjye. Ahantu yakuye amakuru. Ubundi nta munyamwuga ujya uvuga ahantu yakuye amakuru. 8 agents. Aba agent 8 bapfuye. We're my family too. Nanjye bari famiye yanjye. Sir, enough. Stop it. Rekera hariko. Uyu mugabo aramuha amakuru. Are you sure your source is only playing for one team? Ese wagwaye amakuru abizi ko ariwe yahaye gusa cyangwa yahaye n'abandi duhanganye? Igihe murashobora kukubwira ati rero polisi mu gihe hano niki akahita abwira n'abagizi ba nabi bande zombi. Think about it. Ubitekerezeho ko waguhaye amakuru yaba ari weho yayahaye gusa cyahari n'abandi yayahaye. Uyu na afande Katururi. Gusa babuze urwandiko rwari rwo kode z'ibyihebe urwo rwandiko wari rusigaranye warufotoye. Niyo mpamvu buriya buri document ufite ugomba kuyifotora ukayibikaho. Kemba ryakara. Hari n'igihe bagufata ati perimi wayibagiwe ariko buri warayifotoye hari igihe bakwihanganira. Buriya gufotora ni ibintu byiza. Ariko bifite akamaro. Hari nabo nge mbona bifotoza bambaye ubusa we. Mwataye umuco. Niko. Mugabo yakomeje hano ukomeza kureba zino kode z'abagabo akomeza kubyigaho yitonze akomeza kureba bisobanuye iki akuramo n'irindi zina nanone Philip Washington. Muri kode z'ibyihebe wasobanura gute ko izina ryawe ririmo Philip Washington irindi zina yabonye muri rwa rwandiko za kode za bya byihebe. Uyu mugabo ni umuhanga cyane. Buri muntu hari ikintu abashoboye neza cyane uvuga ati uyu muntu ibintu arabyumva 5 kwa 5. Mugabo akomeza kureba abonye irindi zina ryitwa Philip Washington
Philip Washington. Uwa mbere bamubwiye ko yapfuye ni Jim Gordon. Amezi birashize. Umugabo akimara kubona irindi zina yahise yambara agufatira imbunda. Niwe yahoze ashinzwe umutekano. Arangije ayitahisha. Arapfuka. Arahisha ibyo yari ari gukora iperereza bye. Akana hano karakariye papa. Ana kitwa Ana. Mama yanze gukabwira ko papa yari yakiseguye akabwira ko gahunda ya filime yahindutse karakaye. Bize sawa? I'm fine. Meze neza. Well, you don't sound fine. Genda umva utameze neza. What's the matter, kiddo? Ikibazo kimwana. I'm not a kid. Ntago nyiri umwana yarakabwiye ati what's matter kiddo. Kiddo nyine ni kadogo ntago ndi umwana. Mwana wanjye usigaye ukura vuba. You'll always be my little girl. Ariko iteka uzahora umukobwa wanjye. Nanjye mpore ndi nyoko. Uko wakura kose rega. Ababyeyi baba ari ababyeyi babona urakana kuri mwe. Gutekereza iki? Yeah. Mama. Did Daddy ever call? Ese papa yigeze guhamagara? I don't think so. Ntabwo yigeze amamagara mwana umva kubeshya. Kumwe ababyeyi bateranya ugasanga bira bintu ni imico mibi ku babyeyi namwe mugira imico mibi. Nimba warashwanye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Umwana ntabwo uba ugomba kumwangisha undi mubyeyi. Ise buriya ni imbobo yirirwa no mu birara. N'iki ni indaya mama wawe. Ibintu nagarisa. Mujye mushwana hagati yanyu ariko nimuhura n'umwana mubwira ati papa we ni umubyeyi mwiza, mama we ni umubyeyi mwiza. Azi umwana gukomeza gukura umubwira utugambo ngutwo ngo se ni ikirara ni indaya mama wawe ni inshinzi iki niki. So we received positive ID on a microwave suicide. Wa mugabo wirashe twamaze kumenya uwo ari we. Is 42. Yitwa Alex Mace. National. Afite imyaka 42. 98. Yaje muri Amerika muri 98. So, I went to Boston College. Yize muri Boston College. Science. Yari umuhanga cyane mu bintu bya computer. Masters. Ndetse yari afite masters yakuye mu MIT. 5. He moves to Santa Monica where he meets Russian-born. Yagiye muri Santa Monica yahuriye n'umurusiya bita Marta. Spring of 06. Barashyingiranwa 2006. A housewife with no. Bashyingiranwe n'umugore wirirwaga mu rugo udafite akazi. Time for questioning. Umugore wuriye mugabo wirashe mu muzane. Bamwita Alex Mace. He's working for us, so old roommates, neighbors, teachers. He would. Abo bari baziranye inshuti ze bo biganye abaturanyi be bose mubaze kuri uwo mugabo. Uko bari FBI kiri kwibaza kuri wa mugabo wirashe undi bafashe wirashe. Bashaka umugore bamuhata bamubaze byinshi. Hano hari ukomeje kugenda agiye gushaka witwa Philip Washington yabonye izina rye muri za kode z'ibyihebe. Katururi. Think through me. Yes, sir. FBI iri hano. Wirashe bamaze kumenya nicyo cyihebe basanze kiri ahantu hari za kode. Gusa rero iyo kode umuntu wayisigaranye ari we bita Will Scott. Hari izina yabonyemo ndetse butuvugana yagiye no kureba uwo muntu ahari. You can use some sleep. Usa nk'umuntu ukeneye kuryama. It's not a nice thing to say to a lady. Cyo nagari ibintu byiza byo kubwira umugore ngo akeneye kuryama. Hari ibindi ahita atekereza. Iko nyine umugore yamusubije. Umugore ati mada urasa nk'umuntu ukeneye kuryama. Umugore nawe ati hari iryo jambo nagari ryiza kuri bwira umugore ngo akeneye kuryama. I mean it. Kurt and I, we can keep things moving. Jya kuruka njye na Kate ibindi turabyitaho. Acaho. Yeah. Barakwereka. Wabashije gusigarana ya kode y'ibyihebe ndetse wamashije no gukuramo izina byinshi mu nyubako yabonye. Iryo zina yabonye ryitwa Philip Washington. Ahatuye ngo ni hano umugabo yaje kumureba. Yanze kubibwira FBI, yanze kugira umuntu numwe abwira, ari gukora ku giti cye. Kura y'imbunda. Bamwita Will Scott. Katururi. Hey. Wabonye filime nyinshi z'ubwenge narababwiye ngo filime zitari mu ubwenge zidasobanutse. Izo filime ntabwo uzumva roki nazifashemo. Baranzi ngewe ariko. Sibyo? Kandi none za filime ugomba gusobanukirwa ijambo kurindi bavuze ngo iki ari za filime basakurizamo ntimusobanukirwe. Izi filime kandi uzisanga ku gasobanuyefilms.com ni website. Ujya ukishyura udufaranga duke ukajya wirebera filime neza umeze neza. Umugabo yinjira mu nyubako. Ibaza izina ibyihebe byari byarahishe muri kode. Wowe iryo zina warimenya ukajya ahantu iryo zina rituye. Umeze nk'uwiyahuye nk'umuntu wazi wanjye bira mupanga ataneguje. Umeze tu. Kugera no muri ugasanga hari umugabo umeze nk'uri gupfa. Hari umugabo uri gusamba. Yinjiye muri inzu asanga umuntu uri muri iyi nzu ari gusamba. Bimeze bite? Cyawe. Ni filime. Komeza imbere. Umugabo ari gusamba. Gusamba avayo ariko yamutabara. Aza gutabara umugabo ari gusamba. Bisa neza.
umugabo arebe sibiti akiraro nawe baramufata bakubita igishinge mu irugu mama we wajeje kuneka yigize indwanyi yigize rambo mu bisheke Thing there is a season ibintu byose bigira igihe and a time to every purpose under heaven. munsi y'ijuru ibintu byose bibakubwa impamvu A time to weep habaho igihe cyo kurira and a time to laugh. n'igihe cyo guseka A time to mourn igihe cyo and a time to dance. igihe cyo kubyina n'igihe cyo gushyingura bacu cyase kubunamira. Thank you for Will's life here on earth. turabashimira ubuzima Willy yagize kuri iyi si. This body that lies before us. uyu murambo turyamye imbere Willy bamuteye urushinge yitapfura agakobwa kaje kumushyingura. wa mugabo Willy byapfuye baje kumushyingura. cya gishinge bamuteye cyahise kimwica. Nyagasani bano ntago bikaza baza gushyingura ari nk'abantu 10 wagira ngo bari muri corona bo bavumbuye corona mbere yacu nako bavumbuye nyine gushyingura muri bakenya mbere ya na corona. Umugabo arapfuye Willy Scott yagiye yigize rambo ngagiye kuvumbura ngo ibya kode z'ibyihebe ngo amazina yabonyeho bamujombye igishinge yitapfa. Agakobwa ke disi kaje kumushyingura kamuheruka ejo bavugana ngo bazajye kureba filime za Rocky none papa arapfuye. Willy Scott uko yapfuye. Hey! Katururi Mizubite umugabo yapfuye dore ngo yari umuhanga mu byerekeranye no kuba yamenya kode z'ibyihebe. Bivuze ngo cya gipapuro cy'ibyihebe kiracyahari. Isanduku bayisize hano ngo araba bagomba kuza bukeye bakayigira iki n'iki bagashingura bikarangira bagashyiraho na beto bakubaka neza. Niko bigenda. Telefone irasona. Telefone hano yarasonnye. Urebe filime witunze. Abavuye gushyingura telefone hano yarasonnye. Bimeze biti. Urebe filime. Telefone yarasonnye. Kombe ni wa mugabo wirara cyari mu isanduku. Umugabo mu isanduku ni muzima we. Nibwo agikayuka telefone yaramukanguye. Umugabo bamushinguranye na telefone. Surprised you're still alive. Utunguye no kuba ukiri muzima sibyo? Hey! Who is this? Ninde tuvugana? Who the hell am I? Ese ndi hehe? One question at a time. Bazi ikibazo kugiye cyacu. You know where you are, Will Scott. Willy Scott ndabiza hurura hasi. Umugabo ntago arapfa ubwo bamushyinguye ari muzima. Cya gishinge bari bamuteye bigaragara ko wapfuye nyuma ukaza gukanguka. All your questions will be answered in time. Ibibazo byawe byose biraza gusubirizwa igihe. Now, follow my instructions and everything will be. Kurikiza amabwiriza yanjye uraza kumera sawa. Instructions? Ayahe mabwiriza? What are you talking about? Uravuga ibiki? Urebe. What the fuck is going on? Sini ibiki bijya mbere. Mungure mwana umugabo ari mu isanduka ari rusororo mu masaha y'ijoro famiye yamusize mu gitondo we. Umugabo ari rusororo. Tuza Will. Not the time to get agitated. Icyo gihe cyo gusara ngo ukoresha umwuka mwinshi. The average human being consumes around 0. Ikiremwa muntu gisanzwe gikoresha 0.5 bya oxygene ku munota. You've been in this coffin for 5 hours. Kandi umaze amasaha 5 mu isanduku. 1 minute. Bivuze ngo usigaranye Leaves you with iminota mike. 9 minutes of breathing. Iminota itarenga 10 uhumeka ukayita upfa umwuka urabugushiranye. Yes, you do as I say. Rero byabyiza ukoze uko nkubwiye. Then we can have a nice. No ukora ibyo ngubwiye uraza duhure tuganire twitonze neza. Now. Umva. Listen closely. Yumva kandi witonze. There's a trigger above your head. Hari imbarutso iri hejuru yawe. Twist the handle. Iyihindukize ni nka serire. Push. Nurangiza usunike. Umugabo arahindukiza arasunika. Rusororo mu masaha y'ijoro umugabo avuye mu isanduku. Famiye yamushyinguye. N'abandi bose bari bamuzi. Hey! Ngo bari bamuteye igishinge ku buryo bagupima bakabona wapfuye ariko hari amasaha ari buze kugira ugakanguka. You buried me alive. Wakinguye ndi muzima rusororo. Wakigurye gufusha. I want to know what's going on. Ndashaka kumenya ibiki bijya mbere. Nona. I'm on your side. Kendi ku ruhande rwawe. That you put me in there. Kandi wankinguye. Said that. Ntabwo navuze ko ari njye wagushyinguye. Well, if you didn't, who did? Nimba utanshyinguye ninde wanshyinguye? Okay, tell me who you are. Ubundi mbwira urinde. Me in the coffin to begin with. Mbwira n'umugingo wakize mu isanduku. And you're asking the wrong question. Uri kubaza ibibazo bitari byo. Reasonable question. Ndi kubaza ibibazo by'ubwenge. You were dead. Wari wapfuye. And I'm offering you a new life. None ndi kuguha ubuzima bushyashya. Meet me and I'll explain everything. Kwino duhure gusobanurira buri kimwe. Hehe. There's a black car parked across the street. Hari imodoka y'umukara iparitse hakurya y'umuhanda yitwa Niyuzuruka. Imfunguzo zirimo imbere aho bakiriza. Hey! Genda watsi yo modoka uze duhure gusobanurira ibintu byose. Nyagasani. Hey! Uyu mugabo yinjize mu bintu atazi
yatangiye ngo yafotoye urupapuro rw'abagabo. Black Chevy. Black Chevy. 00. Chevrolet y'umukara. Black 007 iki niki. Imodoka y'umukara irimo n'urufunguzo. Ati nimba ushaka kumenya ukuntu washyinguwe ngwino ngusobanurire kandi ndi ku ruhande rwawe. Bimeze biti. Umugabo yatangiye ngo ashaka kumenya ngo kode z'ibyihebe yigize rambo mu bisheke bamushyinguye ari muzima ashyingururiwe. Umugabo aramuhamagaye ati vayo. Akingura imodoka. Afitemo n'ubwo bari kuzi kuva mu isanduku rusoro rumura akubwira ngo hari imodoka naguparikiye ku ruhande yatsuza undebe. Iyo modoka nge nago nayinjira mu rugo igikundiro. Nago nayijyamo ahubwo uyu mugabo aranatinyuka umugabo yinjira mu modoka. Wari wankinguye shandi muzima. Umugabo yinjira mu modoka. Okay, I'm in the car. Urabizi imodoka nayigezemo. What next? Arakurikira iki? GPS on the dash. Turn it on and Iyo modoka ifite GPS ikandeho yatse imodoka irakuyobora. hard was it, Will? Where are you taking me? Iyi modoka iranjyana he. Be soon enough. Uraza kubona ibihagije. Fucking coffin! Nibwo gikawuka mu isanduku. Damn answer! Basinye ibisubizo tuza. You arrive at your destination. Nugeraho ndi kukubwira. Make sure you get answers to all Ibibazo byose ufite urabibonera ibisubizo. 32 minutes. Ufite iminota 32. Hello? Alo ahita namukupa. Iyi modoka ifite GPS. Iyi GPS irakuyobora ikakubwira ati komeza imbere kata genda ikakuyobora mpaka ugeze ibirimo amerekezo y'ahantu. Kuriya nyine umuntu gukubita location akabona umugezeho. Agerageje guhamagara iyo nimero yamuhamagaraga yanga gucamo. Imodoka baguhaye irimo GPS urabaza iki? Umugabo yatse imodoka. Gatururi. Ajye kureba uwo muntu uri kumuhamagara amuhe n'amakuru ibibazo byose yibaza uyu mugabo ari kwibaza ari nabyo bibazo natwe twese turi kwibaza. Imodoka irambwira ati komeza imbere. Imodoka irakuyobora n'iza modoka nziza zigezweho nako mwe mufite zimwe za kera. Mbabwira nzi ko muri bagenzi banjye akomeza imbere ikafite ubwoba. Muri metero 200 uhita ukata iburyo GPS irakuyobora mugenda muganira. Harimo n'ijwi ry'umukobwa ari kuyobora. Arakata. Komeza ukata iburyo. Arakata ari kuyoborwa na GPS yo mu modoka. Urebe filime. Umugabo ageze hano GPS arayizimya ubundi ndajya he dore ngarayizimya ubundi no muntu uri kunyobora aranjyana he. Ikigabo cyita kimuhamagara. Urebe filime. Kimuhamagara cyitaba aragikupa ubundi umuntu umamagara wari wankinguye ndamwitabira iki. Umugabo arongera amuhamagara. Urebe amuhamagaye telefone anyuze mu idirishya arayijugunya. Nyagasani yanze kongera kwitaba umuntu wari uri kumuyobora. GPS arayizimije reka nitahire mu mahoro. Uyu mugabo nta n'impamvu yo kumwitaba. Ibyo uriya mugabo uri kumuhamagara bivuyemo yitahire mu mahoro. Atarajya kure dore ngo baramugonga. Agisuzugura itegeko ry'umugabo dore ngo baramugonga we. Utazacikwa na episode ya 2 ku munsi w'ejo. Izi ni za filime z'ubwenge yariroka nk'ibisanzwe ciao ciao. Ntabwo bisanzwe mu mujyi wa Kigali kuko kuri ubu aho wakirira inshuti mugasangira mwisanzuye hafunguye imiryango. Ariko ntako ijwi ryanjye muryumva mute? Ako mwumva narusha John Paul Soja. Filime yiswe umusirikare. Cyari 1996 ari umwaka 0 urumva ya 0 nukuvuga umuntu yari atari yavuka iminota mike cyane batangira kubara nk'umuntu yavutse n'umwaka w'amavuko baravuga ati igihe kirageze umwaka 0 umuntu abarimo kuva batari yava mu nda uriko kuri uwo mwaka 0 nibwo umwana yavutse mu bitaro CHIK kana kararira bana hari ubwana baje bararobanura n'abagabo badakina badaseka harimo n'umudamu w'umuforomokazi saga no babari ututwana abagabo bafite imbunda n'abasoja boy n'abasirikare. Filime yiswe Soja. Akana ntabwo kari kamwe ahubwo zaremba abana benshi baranje kuzihitamo abana zahiswemo bose zari abahungu. Ariko mana mutuzani bakomeza kugenda bareba ntabwo ari akana kamwe gusa uko barebye mu twana tw'uduhunga karira cyane bagacakira. Iminsi iragenda iricuma dore babana we mwicayaho. Adam project ya 5 ku mwaka wa 5 twatangiriye ku mwaka 0 urumva. Ubu rero amafaranga ntabwo ndimo kubiba ahubwo mwe muranyiba cyane imyaka 5 mwicaye sha. Bibitanira rangiye tayari. Abana barabufashe baragenda bazana isatura urumva bazanye bitoryi hano hari imbwa z'inzungu. Bazereka yangurube. Ubwana burimo burareba batangiye kubwigisha ubugome kuva ku mwaka 0. From year 0
from day one, kuva ku munsi wa mbere hari akana kitwa Todd. Ngurube bazegeranya na yambwa na zambwa, imbwa barazifungura maze rekiraho ya ngurube y'ishyambiri. Reba yiwacyana ubwana batangiye kubutoza umutima udasanzwe kuko udatinya kubona ibipfa n'ibipfa bigapfa nabi. Urumva nka cya gitutsi, urumva bitoryi urakapfa nabi. Ubwana ntabwo byagarukiyeho, imyaka iragenda zicuma ya 8 ku mwaka wa 8 muri icaye. Imyaka mumaze ngahe? 8 no udufaranga twakamurarisha mwampaye. Imyaka 8 irarangiye mwicaye. Ubwana babwigisha noneho gutegura ibyo butegura kandi vuba busiganwa. Iminsi ziragenda zicuma, filime yiswe Soldier, musirikare. Bwana buragenda yicuma ya 12 mu mwaka wa 12. Urumva abana zirakora iki? Zirakura. Urumva Yanga muri kumwe, filime yiswe Soldier. Ubwana uko bukura barabucungira hafi, ubwana batangiye kubutoza bya gisirikare kandi ntabwo ari ibyo gusa. Imodoka zikaburinda, hari akasigaye inyuma. Undi burira uko ubwana bufite igihaye kiruta cy'abantu bakuru. Uko umwana umurezi niko akura. Hari akasigaye inyuma, urwo rwavumba mu ruhe vuba over. Kana kageza ukagenza n'amaguru. Hari imodoka yaturutse inyuma ya gisirikare, ntabwo bashaka ubwana bunanirwa. Kwirukanka biranga. Ka n'abanyamerika we. Kakana hari ikigabo cyavuye yumve. Bunda. Akarashishaho. Isiragenda yicuma ya 16 umwaka wa 16 we muri icaye mwebwe. Abana zirakuze. Kuri target. Bana zirimo zirakura. Abana Umudamu ufite akana kiyebe inyuma ye. Kinarapima ikiye bapime n'umuntu esikegari we. Nitize imyaka iricuma. Tangira kubasuzuma ko nta ndwara bafite, nta ufite uburoro, nta urwaye iseru. Urumva 2013 ya 17 ku mwaka wa 10 na kangahe na 7 end of training, isuzuma ryabo no kwiga kwabo kurangiye, bavuye muri training. Harakana kitwa Todd hano kakuze, niko kana nika kakandi kariraga cyane kakiri gato. Ya 38 umwaka 30 na kangahe n'umunani, my friends. Urumva umugabo yitwa nde? Kurt Russell, amazina y'inyakuri. War of Six Cities. Hanyuma intambara yabo ya mbere bagiye gukora ngo ni intambara y'imirwa 6, niko intambara yiswe. Tugende bagabo ngabo bakuze ari abana zito, ararwana nk'amarabo, ariko nta burobo bafite, n'abantu bavutse ariko bameze. Amagambo ni make. Moscow incident, bagiye kurwana ni Moscow mu Burusiya, hari ikibazo kiri ngabo n'abantu nkawo, ariko ibyo batozwe birenzeho. Munabare aho utabaza nta mutima bagira. Hanyuma barangije baje kwiga ku musore witwa Todd, batangira kwiga amakomba yagiyemo, combat history. Urumva na amateka y'intambara yarwanye. Suzuma neza umusore, present status, ahora mu ntambara between wars. Urumva barangije umwana bamuhagarika hari. Urumva dore ngiri ryavuye mirigabo mwe muri icaye akuze mutareba, murashaje gusa. Sikegariwe ntabwo ari wenyine, kumwe n'abagenzi be ku murongo kurayine. Magambo make, bareba inzingo z'abojo, bareba inzingo bumba wabateguriye, hari abakuru bahari. Magambo nabo baravuga make, wumve film urumva nicyo mwishuri yakubaho. Yateguye ingabo ze, ndakeka arashaka kugira ngo atwereke nawe uburyo yazitojemo. Kumbe ni amakipe abiri baragiye batoza ingabo gusa. Uyu nguyu none uje ni uyoboye operation yo kuba bafata abana batoya kwa muganga bakabatoza mu buryo butandukanye, hanyuma bakazabasuzuma bakareba ingabo zanyazo. Mana nyagasani fandi ni beza gusa, umva cyamukamana sha cyo kirebe uko bateye ngo they are pretty, ngo ni beza. Nyakubaho Garibuzi, uwo mugabo witwa Garibuzi, mwibuke muri gafilme kitwa Metro. Ndavuga ikintu cyitwa recombination, guza izingabo zacu, izo watoje nizo natoje, hanyuma twarangiza tukazikoresha icyo dushaka. Turaza gusuzuma uburyo barwanamo, uburyo bitojemo, hanyuma kandi dukurikirana na za tactique umuntu ashobora kubazi. Mfite ubwoba ariko abasirikare bawe ntacyo bashoboye. Yewe abasirikare banje ubona hano bameze nk'imbogo, urumva nk'imbogo rwarika amavubi. Hano hari ikigabo shawo kibuka mu gafilme kitwa Dragon. How about a few tests to welcome them aboard? Wabasa isuka bahikasuzuma. Suzuma. 10 very good. Abasore barapima cyane we. Jotampuri 99%. Captain ubonye bihagije. Oya dupime n'igihaha cyabo. Todd bamushyira imbere. How about their endurance? Basore zirasuzumwa. Todd uko yakirukanse ngo wari imbere hagurutse mukanya kashize. Barapima igihaha cyabo. 6 or 7 forward. Gatandatu
07 forward. Go. Nawe wirukange ukurikira wa wundi. Iki cyo kiragaragara kuba ari igisore, mwibuke neza yambaye za uniform zitandukanye. Icyagiye cyambaye imikara gifite urutambwe shawo. Kiriruka ni nka yanga. Musore ntusebye mu ruturiya hanyuma tubare wowe. Urumva? Ngo mwumvishe. Kwirukansa kurya wa wundi wa mbere. Toda aratunguka dore ko yagatungutse. Hari hashize iminota mike cyane Toda G. Niwe wizewe muri ya kipe ya mbere. Mwe twatangiye baterura utwana. Ikigabo cyaraje. Kiramukurikiye ikigiye hashize iminota 5 G. Icyo. Premier Soja musirikare. Toda urugabo rwaraje rumucaho. Dukurikije imyitozo bakoze ntabwo bihagije gusa turare no mu mutwe bihagaze bite. Dushingiye ku buryo umusore ahagazemo. Toda yagiye kwagera. Sanga kigenzi cye cyahageze kari cyane aruhutse. Yo kubaho. Ati Soja. Ibitangaje se muri muvuduko nibi. Waho waranani wari reba ko nahumeka. Ntabwo byo ariko byo bigaragaza umunyambaraga cyangwa ufite technique. Tubapime. Irukange nonaha ku mugozi nyakubaho. Hahita yerekera amagambo ni make cyane. Ni musirikare. Raka Soja. 607 nawe genda ku mugozi ajya kurira wa wundi yaje dore kuri urugendo uyu nguyu aragenda yewe abagabo sira rutana yewe ugeze mu nzira namutegereje ruzingo rw'umwojo nurazamuka hanyuma se kubasuzuma gukubitana aho uragira noneho ngo uruzingo rwawe barwice baramutse se wawatsinzwe oya ntabwo bishoboka ntabwo byaba ari byo kandi turamutse dukinirije abarenze gusohereza n'abandi babiri biyunge kuri ukwawe hanyuma bagire Romero na Gomez mujya ku mugozi Remera ni wabanje ajyayo na Gomez Remera and Gomez gatwe kabi bamuteraniye ari batatu bafandi bari hakurya baravuga amaze ibintu bikikura nta rumogi banyoye batojwe gusa cyo gukora ntabwo barwana nk'amarobo barwana nk'abantu yica umuswa yewe tugumi bajya ni munubi zanyundo zitwa munubi icyo mwese mugomba kumenya ni ukubatoza bimwe biruta ibindi amasazi iricuma n'iminsi biricuma Toda uko bakamufashe bavuze ngo imirambo se ngo mujye kwijugunya barafashe bajya kujugunya Toda n'umwe baguye aho n'umwe basore bari beza cyane ikipe yatsinzwe yimemeraga West Disposal iki ni icyogajuru gishinzwe kujya kujugunya umwanda babazamuye ruguririya ni nabo babatoreje kuri ya migabane ujya wumva ngo mu kwezi ejo bundi abashinwa bohereje icyogajuru gisanga icy'abanyamerika niho bari batuye niho babatoreje babasore barabazanye bajya kujugunya mu myanda bamwe bagiye kujugunywa harimo umwe wakangutse Toda yari yaguye igihumure yahwereye gusa ntabwo yapfuye kanguka ari muri Mondisi tuza gutya abona aho yari ntabwo yamenye kumbe ni muri Mondisi bari bamususe mushaka icyogajuru kijyana Mondisi nyinshi menye ko hari ikibazo bagiye gutangira kumena ahantu kirimo kumena umwanda we bamena imyanda West Disposal Arcadia niho bamumennye ku mubumbe witwa gutyo Toda ko bakamumennye imibumbe iratandukana yarebye urwogajuru rwongera gufata inzira arureba rurenga kumva ko urwogajuru rwakarenze hasa ngaho rwamenaga umwanda yabonye abantu batambukaye amenya ko hano hatuye abantu zirahari urumva nta kindi yakoze Toda fata inzira kurikira aba bana abonye zitambuka Premier Soja sirikari munda meze nabo umusore akomeza gutambuka azamuka yabonye abantu bahaca hano abantu baciye bivuze ngo iriya kerekeshozi hari ikiriyo ko akomeza gutambuka gusa yegereye ya migozi mwibuke imigozi yicakiriyeho mu kanya agira ngo ataza kugira barimo gukurikirana ya migozi ko igiye ku murongo kumba aho ngaho arasanurirwa bijojero mwirimbi dore imisarabiri ntabwo azagahandagaza kajya araca rwa bijojero mwirimbi urumva bahashyinguye abantu komeza gukurikirana wa mugozi kumba ko akurikirana umugozi urakujyana maze ukakugeza ahantu hasa naho hari akagigi kameze nka Kicukiro Center nako na akagigi wagize ngo buriya ni town na akagigi ka nta kigenda harimo dukaje twintagwira ko yakageze ahantu kumbe hari abantu zituye cyo gutya arimo arihisha n'abantu mwibuke n'umusirikare arasa nabishaka kombe bamanutse utwana ubugabo buto nibwo bwaje kumushungera n'ubugore n'ubukobwa banyaga cyane kureba nabi ubugabo yarahwereye inota mike cyane induru ziravuga abantu bituriye hano ntabwo basanzwe bamenyereye abantu bava hakurya hanze ukuntu bageze kuri uyu mugabane nibyo utambaza ubwana bwagiye gutanga amazimwe abaturage bafite umujyi biberamo sha mu gikontineri muceceke umva mukuru w'umujyi ni bangahe ni umugabo umwe abanamdi nta n'intwara afite yaje gutese akindi twari twamenyana nubwo turamubaza nta kintu kiri hanze nta muntu uriyo kabisa nta imodoka zihari nta n'iki usibye ko ari imiyaga y'imbaraga kabisa uwo mugabo ahubwo mumubaze niba yamanutse kuva mu ijuru tumubaze Yesu uko ameze icyo turi bukore ntabwo twapfa kumwirukana ngo nagende murana ko twatwumwohereje ahantu roke tugiye kumusaba abatwitereye kuri uriya mugabo hanyuma namwe turabasaba ikintu kimwe mukomeze mu mutungo uwo mugabo urumva Mason Roke Mason
mbese ni ngo niwe ugiye kujya mucunga ari arakamwanze ngo ukomeze ucunga icyo kigabo kitazaduhemukira. Mbese ni kumba afite umudamu, mbese ni madamu we yatangiye kwita ku rugabo. Saza buriya nta kintu kibi nko kwakira umugabo mwiza umugiye ngo abaye umushyitsi mu rugo wowe uri ikigabo kibi. Ufite umugore agore muri iyi minsi ko nawe ari kubameza amenyo mbega uwo ni madamu wa Meseni. Meseni niwe wakiriye umugabo. Komani uburyo bituza zo babikuhehe cufana na Rwabuguru nako Rwabugeni. Udama atangira kureba ibituza by'urugabo asama nkwereke uwamubaza igihe aherukira gutamika umugabo waryo ni kera cyane. Adamu bameza amenyo apfa kubona nibituza je nyiri kubabwira shawe ari kenze kumfata neje ubundi ku ngufu ngo mbega yanga ngo najyaga nkumva nakuza matwe nkaya Yesu y'abayahudi. Ukibaza arimo aragenda yisumburaho aragenda yororerwa uko bukeye uko bwije. Umudamu arabwira umugabo we Meseni n'umusirikare ari byo dukora byose twirinde. Bafite akana gatoya mu rugo rwabo, bafite akagabo gato, akagabo kararagakanura wa mugabo undi nawe areba akakana ntabwo yigeze abona utwana. Aheruka ari we mwana arimo gukura ntabwo arongera kubona kandi kana babaririye ahantu hadasanzwe n'umusirikare soje. We wakagabo vayo uwo mugabo ashobora kuba akorana na shababu. Saa yari icumye mugenzi. Todi nta kindi yatangiye kwiruka. Todi uko sanze umugabo n'umudamu barimo kwishima n'akana kabo hagarura uruhande ni mukuru shawo. Niba abagabo bakura batirondereza mbese ni nkange uramutse umbonye ukabona Oscar nciye imbere uravuga uti kweri isi yameza amenyo. Abagabo zirarutana bada mugume kure kiriya kigabo sinzi impamvu kikureba nabi kirakureba ijisho rizizi impamvu kumbe kigabo nacyo n'ubwa mbere rwose kibonye urumva kandi urugabo nkuru nguru fasha igiti maze urugabo rugera mu bwoba kugira ngo intambara iratangiye. We nako kugufasha urumva kumbe nimbago ntabwo yendaga kurwana. Urabona niba imifupa yacitse kuko twagusuzumye dusanga umufupa wacitsemo kabiri aka kazagufasha kunga umufupa wo mu kaguru ke wari wacitse. Urumva noneho sibyo umugabo nta kindi bakoze barakwereka kujya gufata icyakura rya gisirikare nta bintu byo kwinyaguzwa no kwirigisha guzwa araporeza ari we abantu barabanza ko man uyu mugabo ko arya nk'agatumwara bakongeraho bamwongeyeho no kubyabo Nyagasani umugabo menya ari umuhigi. Hari wagurutse iwe ramwanga shaho sergeant sinibuka sinsobanukirwa ukuntu utakwibuka ko ageze hano sergeant batangira kumutonganya yitwa sergeant wacuti aramushotora oya nyakubaho uri dizata we ndimo ndabaza ukuri uniform yambaye ngo ni dizata ndarahakana uniform sergeant I was repressed narasimbujwe ushimbuzwa icyaze no kuvuga yego nyakubaho ndi umusirikare mwiza ariko nasembwe n'umusirikare ndutasa nyakubaho I was repressed by better soldier sir. Imyaka 12 yahise twavuye ku isurumba tuzamutse ngo tuje gusindukira urugendo. Twaraje maze cyogajuru kitunaga hano ntabwo twongeye gusubira hazo ubu turahakumbura nk'abandi bose. Nuko bimeze kumba abantu batuye nibo batoreje naba basore hafi yabo baranje bamunagaho. Nta kundi bimeze nene twatangiye kwiyitaho turavuga reka duture hano mugenzi uromba. Ntabwo nigeze rwose ku buzima bwanjye ntekereza ko umuntu yazigira abantu nkaha ngaha. Cyakomeje kureba mudamu kikajya kireba umuntu udateye nka cyo urumva noneho cyareba do kikareba he urebe mbaraga kiduraho kireba do cyarangiye kikamanura kikareba bambaraga naho nibo bahira umwana ngwiriya bebe ngo ifite isura wangu ngo isura kabisa ngo ni y'ama bebe iyo bakubise ururu banyoye umuti iyo banyoye umuti. Tugarutse kuri uruhande sasa handi cyogajuru cyanaze wa musore barenda patrollinga gukora control ndetse iyo mubumbe wose Captain Max barabwira Garibuzi nta kindi tugomba gukora turaza control mubumbe wose kandi byose birama mu biganza byanye no mu maboko yanjye kumba kagabo kakagome ngaka control aho hantu nukuvuga ngo ikinyabuzima cyose kitajya munsi y'amategeko yacu tugishyira hasi hari abantu bigaragara ariko ko ari abantu batuye tugomba kwitonda we inshingano zacu nukureba ngo antura control tutitaye ku kinyabuzima gihari urumva baka Garibuzi yatangiye gutongana na kapiteni umwe kapiteni ntabyumva kumbe abaturage aho bari bazi no kwihingira batangiye guhinga uko bahinga umusirikare ntabwo yigeze ahingaho bamugaburiraga ari mu myitozo n'umusirikare soldier no kirareba urumva akayoka aho batuye hari utuyoka mudamu yakasemo kabiri gomba gucunga izo nzoka zitabana abantu nk'akana kanjye ka Dani habuze gatongo gapfe he almost died. Umwana wanjye arwaye igihe kirekire that's why he can't speak he was sick for a long time
yarwaye igihe kirekire, niyo mpamvu atazi kuvuga. N'ukubera izi nzoka zifite umumaro budasanzwe, nta kintu dufasha gutera ibituzi. Dufasha gutera ibituzi, kwabafasha gutera ibituzi. Nabo ni abantu mudamu gisuka icyondo cyose na Nyagasani. Akosha ufite imiterere y'Imana Nyagasani. Nyesinzi hako ubuse watanga icyororora. Icyororo ni bimwe bajya kubangurira inka cyangwa ihene n'inkoko n'imbata. Masaya yarajya ari icumi. Turajya hano hari ibyo bagenda bikorera, barareba ko ubuzima bagenda babusumburaho, bakagenda boroshya ubuzima, mbese n'uburyo bwo gushakisha. Yatabaye abagabo arangije abona kabunda aho ngaho bari bagendanye. Kuri bo batabaye yarashinyetse shaho. Arishima n'ubwa mbere yarapfuye, kumbe bwabonye imbunda bikanzemo. N'umusirikare batazi. Urakoze. Thank you. Todd afite n'urubunda. Asheze ngahe warwogaruje rwamutaye rubahita hejuru. Baza nka kabiri mu minsi nk'ingahe, uko babona aho ngaho ntibagira umutima wa kimuntu ngo yewe n'imbunda, give me the gun. Ahita yimuha. Bishimye mu babonye ko atari umugabo mubi, bari bazi ngo ashobora kugira nabi. Cyaraje kiramukoma. Wangu naringiye kugenda, ni wowe unabaye ndagushimiye. Kome naga byitaye warirebera cyo cyogajuru kimuciye hejuru. Icyo nicyo cyamutaye. Amasaha yaragiye aricuma. Uko amasaha yicuma, ibyo ziragenda ziyongera hano hantu byabaye byinshi. Dore ibindi ngibiriya hano hantu bashobora kuzahamanuka byanze bikunze. Todd yatangiye kubitekereza. Baramutaye, tangiye kuba integrated, kwivanga mu baturage, ibyo bakora akabikora. Hano hari umudamu wiyemeje kumenyereza. Nako Mana Nyagasani, buretse patro wanjye nenda kuzajya Gitarama mu mujyi, tuzasigara i Kigali. Gitangira kubona ibindi bintu kitazi. Zabyigira he? Urumva ni mu rugo rw'abandi kiri. Mana Nyagasani, waje ukamfasha. Usiko narwo rurongera rureba nk'abambaraga. Buri hari ukuntu umuntu areba undi ukavuga uti ni imbaraga tukirareba. Kira do. Azireshawe mudamu nawe kumana kurareba. Mugabo ni hafi kuzajya safari. Mugabo wicaye akareba madamu akareba na cyakigabo ukuntu barimo kumenyerana. Mudamu yifitiye akana katajya kavuga. N'uruzingo rw'umwosho urwo bibyari. Tangira kureba uburyo bareza umakana. Cyakase karoti kirakata kirangije kirikata nacyo. Icyabyitaho. Yakuza atazi guseka, ntazi uko barera abana. Karoti n'amaraso biravanga. Mana Nyagasani, nashaka kutwongera amaraso mu mubiri. Damu yarakirebye. Rangira kuramo uruntu rumeze nk'urunoza rwe. Urumva? Kintuzi. Koze ku rutoki aranga, kumbe hano bazi kuvura, barimo baramuvura. N'umuganga reka mugange, nakoreka kuvura. Sergeant Todd, bimera gute? What is it like? Being a soldier, kuba umusirikare bibera gute? Mbwira njye mbona rwose mama ufitemo umutima umeze nk'ugikoko. Ntacyo wumva uri na buribwe wumva na sentiment. No sentiments. Wumva umeze ute firingi umerute? Firingi se? Firinga gute? Nabandi ntabwo firinga. No feelings. Sirikari yarabanje areba kakana. Kana uruzingo rwabo narwo narasubiza. Asubiza atinze shaho. Fear ubwoba. Fear and discipline. Ubwoba ndetse no kugira discipline. Nicyo kibaranga. Nanone hase buri take always. You without my God. Oh my God. Reka nkuhumurize. Ngo igiki? Kankuhumurize. Buratitira. Uziko buriya gukubitana na Sematama. Sematama ukamuhobera n'umukobwa shaho kiratitira.